hari igihe uzana ibintu by'umweru mu gitsina bitewe n'uko wanduye indwara runaka. Ishobora kuba yandurira mu gukora imibonano cyangwa se itandurira no mu gukora imibonano, wenda kubera umwanda, kwa kwihanaguza isume idafuze neza, kwa kujya kuri toilette wenda asiyeje abandi bakoresha, ibintu bitandukanye, ibintu byinshi. Icyo gihe iyo ufite ama infection rero hari amwe atuma uzana ibintu by'umweru mu gitsina, bikajyana no kwishimagura, bikaba bisa nabi ariko nanone hari ibintu byitwa amakandidose. Noneho ujya kubona ukabona mu gitsina huzuyemo ibintu by'umweru byinshi byenda kumera nk'umweru w'amata, kandi bifatiriye bimeze nk'ibifu wagira ngo bavanzemo amazi cyangwa se amata yacikaguritse ukagira ngo babipakiyeyo. Ibyo ni amakandidose. Donc ukaba uramutse usa naho ukozemo wakuramo nk'ibintu byinshi cyane, cyangwa se uramutse ukoze imibonano n'umuntu utari uzi ko bifite, bikaba igitsina cyahita kibisohora bikaza ari byinshi cyane. Amakandidose nabyo ni ibindi bibazo.